Yes, reka tubashimire inshuti bakunzi ba Focus Studio TV. Turabakunda, reka dusuze abari mu Rwanda, dusuze abari hanze y'igihugu. Reka dusuze dushimira abantu bakoze subscribe, reka tubashimire. Ndetse n'abakora share, reka tubashimire. Hari abantu bagiye batwandikiye bari hanze, batubwira ati kabisa ibiganiro byanyu ni byiza biratwubaka. Hari n'uherutse kuduhamagara kutwandikira aratubwira ati icyo kiganiro rwose cyamfashije. Nari ndimo umuntu amafaranga ariko ikiganiro cyamfashije ko ngomba kumwishyura. None ndabashimira kubw'ikiganiro mwaduhaye mwatugejejeho ko cyamfashije kumwishyura. Reka tubashimire rero rwose. Birababaje cyangwa se reka tuvuge ko birababaje kuba ikiganiro cyagufasha cyangwa se ugakuramo igitekerezo cyangwa se ukabona hari inyunganizi waduha ntujyanike muri comment kubitubwire. Aba ari amakosa rero, niyo mpamvu twereke ko turi kumwe, twereke yuko wenda ikiganiro wanagikunze se cyangwa se kiri kubakamo abantu n'ubushobozi kugira ngo tugende turebera hamwe kandi dufashanye. Ibi bintu rero ni ugufashanya, ntago ari urwumwe, wa mugani w'ikinyarwanda, ntago ari urwumwe, ahubwo tuba tugira ngo dufatanye ibitekerezo bihuriza hamwe, hanyuma turebe ko twabyazamo umusaruro ikintu kimwe. Reka tubashimire rero abari mu Buhinde, reka dushimire abari muri Amerika, reka dushimire abari ku mugabane w'Uburayi. Ni ukuri mwese amakomenti yanyu turayabona rwose. Thank you. Hano rero tubafitiye umutumirwa hano kuri televiziyo, tubafitiye umutumirwa umusaza w'inararibonye, umusaza wenda ntago afite imyaka myinshi, ariko ariko mu buzima busanzwe nawe arabizi ko imibereho bimeze. Turagira ngo rero tuganire, hanyuma turebere hamwe, dufatanye, twunganirane, duhuze ibitekerezo, hanyuma turebe. Reka tumwakire rero atangira twibwira. Murakoze cyane abantu badukurikira kuri Focus Studio TV, ndabashuhuje cyane. Mbere na mbere nitwa Habimana Papias batazira Mudugudu. Mwamwumvishije rero ko ari Mudugudu. Tugize n'amahirwe n'umuyobozi, turaza kugira ibibazo tumubaza, hanyuma adufashe kudusobanurira, ariko nawe watwunganira muri comment ukadufasha nta kibazo. Kuba dukurikiye live, karibu cyane mu kiganiro. Mudugudu, turakwakiriye kuri Focus Studio TV. Murakoze kumikasi. Tuguhaye ikaze. Turagira ngo tuganire, ko mbere na mbere reka tugushimire ko witabiriye ubutumire. Nanjye ndabashimiye cyane. Ngaho banza usuhuza abakunzi bawe, usuhuza abantu, usuhuze inshuti zawe, turabikwemereye rwose. Abakunzi banjye aho bari hose, haba hano iwacu mu gihugu ndetse n'abari hanze yacu mu bindi bihugu bitandukanye, mwese ndabashuhuje cyane. Hari igihe mudutera peace rwose, tukabona yuko muri kumwe natwe. Murakoze. Reka tugushimire. Harya channel yawe bayita? Channel yanjye bayita Igalilaya TV. Igalilaya TV kabisa. Naho mujye muzajya musangaho ibiganiro rwose, mujye mumumotiva rwose, muhe courage kabisa, kugira ngo no gufatanya. Tugiye kuganira rero. Tumaze igihe tubagezaho ibiganiro byerekeye ku mwenda. Biragora cyangwa se biragoye kuba wabona ubushobozi, cyangwa se umuntu akakwaka ubushobozi, hanyuma yamara kukwaka ubushobozi, hanyuma nyuma bwa bushobozi bwe ntuzashobore kumuha, cyangwa se ntuzabumusubize uko wabumwatse. Reka rero ibyo tugira ngo tuganireho, dufatanyirize hamwe, twungurane ibitekerezo. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu rero giteye gutya, cyangwa se kote tugiye kuganiraho. Murabizi ko ni ku mwenda. Hari abarebye ibiganiro byatambutse, ariko hari n'ibindi tugikora. Turakuhingiza kugira ngo ujye uyeba, urebe uko byatangiye, kugira ngo nawe bizagufashe ubaye uri muri icyo kibazo, cyangwa se uri muri icyo cyiciro. Rero hano uyu musaza twatumiye, turagira ngo tumubaze nibura ibibazo nka bitatu, hanyuma
tubiganireho hanyuma adusubize. Musaza Mudugudu, ubundi umuntu kugira ngo ajye kuguza biba byagenze bite? Biterwa n'igihari, wa mugani wa babandi. Kugira ngo ujye kuguza, hari umuntu uguza ari uko abona mu rugo nta kigenda, wenda agiye kubura akaguza amafaranga runaka kugira ngo umuryango ubashe kubaho. Hari ukuguza uvuga uti jye nateguye umushinga runaka ngiye gukora. Hari ukuguza ugira ngo se wubake inzu uve mu bukode. Ibyo byose ni ibintu bituma tuguza amafaranga. Wow, urakoze cyane. None reka turebere hamwe, ni iki wowe ubona cyatuma nibura ushobora kuvuga uti ni ikibazo ndetse kinakomeye cyane gishobora gutuma nguza, mbese ukumva ko ari ikintu gikomeye cyane, uko byenda kose uvuga uti jyewe uko byenda kose ngomba kuguza nta kindi nitayeho? Reka nkubwire rero, njyewe nivuga ubwanjye, ndeke kuvuga abandi. Ikintu cya mbere cyatuma nguza, ntabwo njyewe nareka umuryango wanjye wicwa n'inzara. Mbonye nta byo kurya bihari, ngomba kuguza kugira ngo umuryango wanjye ubeho. Icya kabiri, buriya mfite uburyo, ubukode burababaza my friend. Mbonye uburyo butuma nguza amafaranga ari menshi yatuma mbuvamo, ayo nayo nayaguza. None utubwiye ibintu bibiri. None ubu ushobora kujya kuguza ibiryo se? Oya, ibiryo se, ibiryo wabiguza gute? Waguza amafaranga ahubwo ukajya kugura ibiryo. Waguza amafaranga ukajya kugura ibiryo. Ariko nabyo wabiguza. None nkabikopesha kuri butike se? Buriya nabyo se tubyite kuguza? Ni ukuguza. None se ari uba wishyuye? Nabyo ngende ndumva twabyita kuguza. Reka turebere hamwe n'adukurikiye badufashe. Ese koko wa mugani ugiye kwaka ibintu kuri butike byaba ari ukuguza, ukikopesha byaba ari ukuguza, byaba ari iki? Ariko ni ukuguza. Babyandike muri comment batubwire. Nje numvaga atari ukuguza buriya. Wewe wari uzi ko kuguza ari amafaranga gusa baguza? Yego. Oya, n'ibindi barabiguza. Ntacyo, ubwo baratwunganira muri comment nimba ari byo baratubwira. Okay, babyandike muri comment batubwire. So none uragiye watsa amafaranga. Ese reka tubanze turebe ibintu bibiri. Hari amafaranga ushobora kwaka umuntu ku giti cye, hari amafaranga yindi ushobora kwaka banki. Ibyo bintu tubanze tubitandukanye. Ayo umuntu ku giti cye bwo ni ukuvuga ko ni yandi natangiye nkubwira, kuko we ntago wagenda umwaka miliyoni. Ni bakeya batanga amafaranga yo guhera kuri miliyoni kuzamura. Ni yandi navuze yo gutunga umuryango, ariko yandi menshi cyane ujya kuyaka muri banki. Oya, ariko n'umuntu ku giti cye, oya wivuga gutyo. Nese umuntu ku giti cye ntago amafaranga yayaguha narenze nayo. Ku buryo wagenda kubwira umuntu akaguha miliyoni 5 cyangwa 10. Umuntu ku giti cye se yayaguha? Bene abo bantu ntabwo mbaza, ahubwo mu ndangiraho barenge kuya. Ikintu cya mbere byaterwa nuko ubanye n'uwo muntu. Icya kabiri waba umuzi w'ubushobozi, ariko miliyoni 10 cyangwa 20 ho yaziguha. Ntacyo, reka mbyemere mu ndangira, ariko aho barenge kuyabiyakira. So ahubwo twibaze ngo kugira ngo aziguhe byaterwa n'uburyo mubanye n'uwo muntu kandi ubushobozi afite. Aho ngaho rero yewe ndumva kugira ngo aguhe amafaranga angana gutyo umuntu ku giti cye, yaba akuziho ubunyangamugayo bumwe budasanzwe kabisa. So ahubwo reka twibaze, tugiye guhera ay'umuntu ku giti cye, hanyuma tuze kugana no kuya banki. Yego. Ubwo ni ingingo ebyiri turiho, umuntu ku giti cye ndetse na banki. Okay. Dusanze rero umuntu, reka tubare ko umuntu amafaranga yaguha wenda miliyoni 10 ukeneye. Reka tubare ko umuntu yaziguha, sibyo? Ese aramutse aziguhaye koko nk'uko umubwiye ikibazo, aho kumwishyura ntibyazagorana? Aho naho rero biterwa n'umuntu ku giti cye nyine. Nimba umuntu aguhaye amafaranga, hari ukuntu abanyarwanda bajya bavuga ngo hagora imvugano. Nimba mwabivuganye mukanandikirana, yewe
mugakorana amasezerano y'ukuntu uzajya umwishyura. Aho abagabo babiri bahuriye muhana ayo mafaranga, mugomba no kuzahurira uri kuyamwishyura. Ubundi ntitukajye tuba inkundamugayo, ahubwo tuba inyangamugayo. Umuntu nimba akugurije amafaranga yiwe yakwizeye yuko uzayamusubiza, yamusubize wimunaniza my friend. uzi ikintu gitumye nseka se? Ikintu gitumye nseka uranshekeje. Uravuze ngo abagabo babiri ngo aho ngo bahuriye ngo bakandikirana ngo ukamuguriza amafaranga. None se uwo bandikiranye ntago yambura? Yarambura nyine, nicyo gitumye mbivuga. Mushobora kugirana ayo masezerano mukanandikirana, ariko cya cyizere yaragufitiye ukakimutakariza ntumusubize ibye nk'uko abigwaye. Kandi n'inyandiko ntihari igihe tubabona bagiye no mu nkiko kujya kubiburana bajyanye izo nyandiko. Nyine urumva nge kugira ngo abanyarwanda badukurikiye babyumve neza, nabo kugira ngo baze muri comment gushyiramo igitekerezo. None twe turi kureba abantu bafitanye amasezerano yo kugurizanya, ntabwo ashobora kukwambura kuko kugirana amasezerano ni kimwe no kwishyura ni ikindi. Arakwambura rwose. Ugiye no mu nkiko wasanga imanza nyinshi ziri ari iz'ibyo ngibyo kandi bafitanye izo nyandiko turi kuvuga. Aho noneho nshaka ko tuganira kugira ngo n'abanyarwanda badukurikiye babyumve. None kuki umuntu akwambura kandi mufitanye amasezerano? Ni ukuba nyine bya bindi navuze, ni ukuba inkundamugayo. Ntabwo yabaye inyangamugayo ngo yishyure wa muntu kuri ya masezerano bafitanye, ahubwo arakamuhemukira bigatuma nyine bajya muri izo manza. Urumva inshingano aba yazishe. Nyine urumva inyandiko ni kimwe, noneho no kwishyura ni ikindi. Genda umva ari ibintu bibiri bitandukanye. Sinzi rero ibyo bintu ukuntu genda ngira ngo nibura unyuremo muri make turebere hamwe kubera iki impamvu, kuko amasezerano ni kimwe no kwishyura ni ikindi. Urumva n'ubundi umuntu utamwishyuye ya masezerano nta kintu abavuze, ubwo bamaze kuyatesha agaciro. Amasezerano agira agaciro iyo uri kugenda umwishyura uko mwagiye mubivugana. Noneho byumvikane ko amasezerano ashyirwa mu bikorwa ari uko watangiye kwishyura. Utarishyura nta gaciro aba afite, ariko iyo urimo urishyura uko mwagiye mubivugana utamugoye, icyo gihe nibwo amasezerano aba afite agaciro. None tukiri aho ngaho njye hari ikintu ndi kwibaza, ese kuki wowe umuntu wigomwe ukamuha amafaranga ya miliyoni 10 ukazikura kuri banki cyangwa se mu mufuka ukazimuhereza? Ese kugira ngo umuhe amafaranga miliyoni 10 nuko wari ufite menshi cyane yari yagusagutse? Biba byagenze bite? Ntabwo ari uko aba yagusagutse. Use umuntu waba ufite amafaranga ku buryo yumva yamusagutse akatangira kuyaguriza abantu gutyo, uwo muntu ntawubaho, nta nubwo aba yabuze ikindi yakoresha. Ahubwo wowe wabaje ukamutura ikibazo ufite, we akacyumva n'umutima mwiza akavuga ati uko byagenda kose uyu muntu ngomba kumufasha. Ariko wowe iyo bigeze kuri cya gihe cyo kumwishyura ntabwo utekereza ko yagufashije, nibwo usanga utari kubahiriza ibyo mwavuga. Urakoze cyane rwose. None turi kwibaza rero, ubwo tuvuye kuwagurisha, noneho reka tujye kuwagujije. None uwagujije reka turebere hamwe, ese kuki nimba yaragiye akaguza ukamuha amafaranga ikibazo kikaba cyarakemutse, kuki kwishyura ayo mafaranga biri kumugora? Ni ukubera iki? My friend, buriya rero amafaranga y'inguzanyo kuyarya uba wumva biryoshye pe, ariko iyo bigeze ku kwishyura abantu benshi biratunanira. Sinzi ikibazo kiba gihari rero icyo ari cyo ngewe, babyandike muri comment batubwire. None tukiri aho ngaho, none ubwo kuguriza tubyihorere, kugurizanya ubwo muri make mu muco nyarwanda tubireke, tubiveho, tubikureho burundu. Ntago twavuga ngo tubiveho kuko abantu turakenerana, nta wigira ari umwe, umuntu agirwa n'undi. Ariko tubanze turebe nyine ikintu gituma abantu batishyura kigiye no gutuma abantu benshi babivaho kuguriza abantu. Icyo kintu ni uko umuntu aba yabuze ubushobozi, ni ubushake bukeya. Icyo kintu ahubwo nicyo tugomba kubanza kureba neza. None ko ndeba mu muco nyarwanda cyangwa se muri society tubamo, ko ndeba turi kugenda dutakaza icyizere, bimeze gute nimba umuntu yigomwa akaguriza amafaranga ye? Unabivuze neza, uravuga uti ntabwo ari uko yaba yamusagutse, ahubwo ni wa mutima wenda gukunda no kugira ngo ikibazo cyawe gikemuke. None kuki ikibazo cyawe kimaze gukemuka, ndibaza kuki kimara gukemuka ntiwishyure wa muntu umwenda
biterwa n'iki? Ibyo bintu mutubwire muri comment, biterwa n'iki banyarwanda, biterwa n'iki bene data, biterwa n'iki inshuti? Umuntu aguhaye amafaranga ye arigomwe nawe yakayakoresheje, arangije aguhaye miliyoni 10, twafashe urugero kuri miliyoni 10, uragira urazikoresheje none uzubatse inzu yawe iruzuye unayibayemo n'umuryango, urangije umuntu waguhaye amafaranga uramwibagiwe, ntumwishyuye, utangiye kuba bihemo. Ese ibyo bintu wa mugani biterwa n'iki? Niyo mpamvu twatumiye umusaza rero kugira ngo nibura tukiganireho icyo kintu, agire nibura umurongo tugiha, noneho hagire n'inyunganizi yaduha. None reka tuvuge dutya tuti rero ibyo bintu bimeze bite? None uwo muntu nimba umugurije amafaranga yawe, ese natakwishyura urumva ari undi muntu uzakutura ikibazo ukaba wacyumva? None se ntabwo nacyumva gutese nge nawe nagurije umuntu miliyoni 10 zanjye ntazinyishyure nk'uko twabivuganye, hanyuma undi nawe akaza akambwira ngo nzimwe nkazimwe, ntabwo bishoboka ibyo bintu. None icyo gihe hazakorwa iki rero? Ko numva uko ibintu byo kwambura bibiri gufata intera iri hejuru cyane, ibyo bintu twabiha umurongo dute? Ibyo bintu rero ngewe ndumva buriya umuntu iyo yagurije amafaranga gutyo kuyasubiza bikaba ikibazo, ukaba yisibiye amayira, bizarangira rero abantu bose bisibiye amayira, tujye tuba abanyamwigenda, nuba ntayo ufite ubyimenyere ntuze kundeba. None tukiri aho ngaho, ese niba ko aho twavuze ni umuntu ku giti cye hagati y'abantu babiri bumvikanye amuguriza amafaranga, noneho ikindi ahubwo nanibutse neza, ese kuki kwambura utanamwatsa inyuma? Aho ni ikibazo kiri nyine, umuntu nta nyungu yakwatse, yakwizeye aguha amafaranga yiwe, uragira yakoresheje, nimba ari iyo nzu wubatse uyirimo uraryoshye, ntabwo uri gutekereza impamvu wayibonye. Ako kantu rero ntabwo ari keza, abantu bagatekerezeho neza bitonze. Babyandike muri comment, hanyuma comment zabo ubwo turaza kureba, turaza kubiganiraho nyine, nawe uko ubyumva wandike muri comment, hanyuma tuze kureba umwanzuro. Hanyuma tukiri aho ngaho rero, reka tugere rero no ku cyiciro cya kabiri cya banki. None ko banki yo, ese banki bajya bayambura? Nayo barayambura, ariko burya uko yakwambura banki ntabwo ariko yakwambura ngewe ku giti cyanjye, kuko banki yo uba watanze ingwate, iyo uyambuye rero iraza igateza ya ngwate bakisubiza ibyabo, nawe ugasigara uwirimba ukubona. Okay. Wow, birasobanutse. Ntangiye kujya nabyumva rero, reka twinjire mu kiganiro neza. Bishaka kuvuga ngo noneho ngiye nabyumva neza. Impamvu wa muntu umuguriza amafaranga akakwambura ni ukubera yuko nta ngwate aba yaguhaye, ikindi nta n'inyungu uba wamwatse, ariko banki impamvu utayambura ni uko watanze iki? Ingwate. Ngira ngo niyo mpamvu. Yego, niyo mpamvu nta n'iyindi. Noneho rero tukiri aho ngaho, ubwo n'abantu nibaguriza umuntu ajya ashyiraho inyungu n'ingwate. Ahubwo utiriwe ujya ku rungubu nibyo bigezweho, nimba ugurije umuntu amafaranga muhana igihe, ukamubwira uti iki gihe rero uzaba ushyizeho inyungu ingana gutya, cyangwa se bitabaye ibyo nimba nta nyungu nanjye nkwatse, uraba umpaye ingwate y'ikintu runaka, urampa icyangombwa cy'ubutaka bwawe mbe nkibitse kuzageza igihe uzanyishyura. None wowe ubu tuvugana, turi mu kiganiro, wowe ushyigikiye ko ubu ngubu uhereye umunsi wenda uri kubyumva cyangwa n'uri gusaba inguzanyo kuri mugenzi we atangire kumwaka inyungu n'ingwate? Njyewe ntago ndi kubishyigikira, ndi kubivuga uko mbibona, kubera ko ayo mafaranga nta muntu uba utayakeneye. Nanjye hari aho nayatse bambwira gutya, bambwira ati ubwo urashyiraho inyungu, nimba nta nyungu igiyeho uraba uduhaye icyangombwa cy'ubutaka tukibike kuzageza igihe uzatuzanira amafaranga yacu. Ubwo rero sinzi kuguza sinzi ukuntu tuzagikemura. None tukiri aho ngaho, ubuse nta bantu batafite ingwatera ntababaho? Abo bantu babaho, ariko iyo ufite umwishingizi uragenda bakayaguha, bagasigara bareba umwishingizi wajyanye. Kandi twamaze kubona ko umuntu umukemurira ikibazo agahita yibagirwa uwamugiriye neza cyangwa uwamugurije. None n'umwishingira bizagenda bite ntayishyure? Ibyo nabyo ni ikindi kibazo, kubera ko uwo mwishingizi nawe wajyanye nawe aba afite impungenge z'uko uramutse wambuye banki ari we bazaza kureba akishyura ayo mafaranga. Niyo mpamvu nabyo atari benshi babyemera. None ibi bintu
ko bimaze gufata intera ndende ubona byateje akavuyo n'akajagari, bimeze bite? Urishingira umuntu bamuha amafaranga akambura bagasigaye bari gushaka, bimeze bite? Wowe urabona bimeze bite? Twabiha umurongo dute? Ibyo bintu rero ukuntu twabiha umurongo, abantu b'inyangamugayo njye ndabona nta bakiriho. Ukuntu twabiha umurongo, buriya umuntu uzajya ubona utamwizeye utazi ko azakwishyura, my friend, uwo muntu umwihoreye ko kwishyuza biraruhanya, kandi amafaranga nanone tuba twayabonye atuvunye, natwe si uko tuba twabuze icyo tuyakoresha. Ubwo rero umuntu udashobora kwishyura by'umwihariko hari akantu uvuze ngo ugire umuntu ushobora kukwishyura. None umuntu wakwishyura n'utakwishyura wabibona ute? Wabibonera he? buriya bitewe n'uburyo ubanye n'umuntu, byanze bikunze uba uzi yuko azakwishyura. Urugero, reka njyewe nivuge, ubu ngubu abantu njya naka amafaranga, uko byagenda kose abazi yuko amafaranga yiwe uko ayampaye ari nako nzayamusubiza. Kandi ukikira aho ngaho, kandi usanga kenshi n'ubundi wahemukiwe n'inshuti yawe. None se ubundi wajya kuguza umuntu utari inshuti yawe? My friend, inshuti nazo buriya rega ziratandukanye. Hari inshuti ubona ari inshuti ya nyayo, ya yindi itagukeneraho serivisi ngo uyiyime. Hari n'inshuti ziba ziri aho ngaho ariko ubona zitarimo neza. Tugomba kureba rero tukabatandukanya bene abo. None ko hari umugani uvuga ngo iyo ushaka ngo kugira umwanzi umuguriza amafaranga. Uwo mugani nawe ko numva ari dangera. Byanashoboka, ariko ibyo nabyo birashoboka, kubera ko iyo umuntu amaze gufata amafaranga y'umuntu, niyo mwari muri inshuti bimwe byimbitse, hari igihe ahinduka bitewe n'ayo mafaranga wamuha. Byumvikane ko wa mugani ari wo rero. Bishatse kuvuga ngo kuko njya mbyumva ngo nimba ushaka kubona umuntu umwanzi ngo mugurize amafaranga. None nimba tubaguriza amafaranga ntimutwishyure, ibyo bintu bizagenda bite? Ese kandi nanone iyo utamugurije akuzeho ubushobozi, nabyo biba ikibazo. Nabyo biramurakaza nyine, aravuga ati inshuti yanjye nari mfite n'iriya, none nkeneyeho serivisi irahinnye, kandi isuku ibuze ubushobozi irahufite, ndabizi neza. Ugasanga noneho arakwijunditse. Ubwo rero mu buryo bwo gukemura ikibazo, jyewe ndumva umuntu wa mbere naza akakwaka amafaranga menshi cyane ndetse ukayamuha, uwa kabiri ntuzayamuhe nubwo muzaba muri inshuti. Jye ntabwo nayamuha nuko nagikemura. Ntabwo wayamuha? None se uwa mbere ntiyakwambura? Nyine nibyo ndi kuvuga, nimba uwa mbere yaje akanyaka akanyambura, ntabwo uwa kabiri azaza ngo nyamuhe. Kuko icyizere cyo kuyishyura nzaba narakibuze. None se muri nyakwimye ukarakara, ngiye hari icyo byaba bivuza? Aho kugira ngo uzanyambure ari ukundakara ko ntabwo y'amafaranga, no kuyaguha tukazarakaranya waranyambuye. Ubwo ibyiza ni ibi? Ibyiza ni uko yakurakarira utayamuhashye. Babyandike muri komenti, ngewe uko niko byumva, reka babyandike muri komenti nabo batubwire. Ese koko aho kugira ngo umuntu akurakarire wamuhaye amafaranga yawe akakwambura, no kugira ngo akurakarire utayamuhaye, wenda akagenda akurakariye ko wanze kumuguriza, ibyiza koko wowe ni ibi? Ese koko wowe wabigenza ute? Byandike muri komenti nawe utubwire. Ese koko wowe urumva uri mu ruhe ruhande? Abantu baturakarire cyangwa se bakurakarire kuko wanze kubaguriza? Ese koko umuguriza kwambure? Ese mushwana no kuba mugurije cyangwa kurakarire kuko wanze kumuguriza? Muri comment mubyandike. Gihe rero ku bwanjye uko mbyumva, nge ndumva nakwemera ukandakarira, ariko ntidutenye amafaranga ntaduteranye. Igisubizo ni icyo ngicyo, nanjye niko nabigenza. Nawe niko byumva? Ko mbyumva. Reka inshuti bakunzi ba Focus Studio TV, mu kiganiro reka nta kibazo nawe uko byumva. Ese koko wowe wakwemera inshuti ikakurakarira ukayima amafaranga, cyangwa se wareka wayamuguriza mukazashwana wamugurije? Sinzi, nawe uratubwira muri komenti. Umusaza nawe hano aratubwiye ati ngewe nakwemera kandakarira nayamwima kandakarira, aho kugira ngo tuzajyane ibibazo namuhaye amafaranga. Nanjye niko mbyumva. Uriya reka aho kugira ngo jyewe nkurakarire turimo tujya no mu manza hariya kuburana ayo mafaranga, wandakarira ntayo naguhaye, icyo gihe bwo twaba dufite ukundi tuzabigoragoza, bitabaye ngombwa ko tujya mu rubanza. Ariko ikintu gituma ujya mu rubanza, my friend, mujye mukirinda. Ariko none ntiwirengagize ko harimo ikibazo. Urumva abantu ibibazo bizarushaho kuba byinshi binabice. Kubera iki?
kubera ko ya support yo kuguza amafaranga byanze. Ese ibibazo ariko nitwe tubyitera. Mbese nimba umuntu agwaye amafaranga ye wakwizeye ntuyamusubize, urumva ikibazo atari we wakiteye, nta wundi wayaguha. Ntabwo wagaruka uyakeneye ngo nyaguhe. Ariko njyewe uko ndi kubitekereza, ashobora kuba impamvu ananirwa kwishyura ari uko abategereje, wenda ashobora kubera yashoye mu mishinga agahomba, ariko we akavuga ngo azategereje ko azabonera za miliyoni 10 akazibonera rimwe akazimushyira, abyo bishobora gutuma ahemuka. Oya. Miliyoni 10 ni wenda uwaziguhaye we afite ubwo bushobozi bwo kuba yaraziteruriye rimwe akaziguha, ariko wewe kwishyura hari igihe bitakunda ko iziterurira rimwe ngo zimushyire. Ni ukuvuga ngo rero mu bushobozi bwawe n'ufite, nubwo wabona 200,000 300 wagenda ukayamuha ukamubwira ati ndacyashaka andi, gutyo kuzageza miliyoni 10 zimaze. Use kuri banki ho ntabwo umuntu ajyayo agafata keredi, ushaka gufata niya miliyoni 200 cyangwa 100, ariko ntabwo uzazisubiza yari imbumbe gutyo. Uvuga yo uzajya ubona ya buri kwezi, uzajya ugenda wishyura gake kuzageza uzimaze. Wowe umwenda wari unaniwe kwishyura, wowe watse imyenda myinshi, wowe byananiye, wowe usigaye waracitse mu nshuti zawe, wowe usigaye warahinduye amakaritsiye, wowe usigaye uca ugenda nijoro kugira ngo batakubona bakwishyuze, ngira ngo uzakurikira iki kiganiro hanyuma kizagufasha. Hanyuma mu by'ukuri wa mugani koko nimba izo miliyoni 10 zarakunaniye, wa mugani genda uko ugenda ubona akazi, wa mugani mwegere. Ariko icyambere nge mbona ari ukumwegera, nicyo cyambere kuko ntago nawe ari umuntu ushyira mu gaciro yagutegeka ngo izo miliyoni 10 uzazigarurire. Muraganira mukavugana uburyo uzajya yamuha gake. Hari n'akantu keza unavuze koko nanjye ishyigikiye, wa mugani banki kuki ntago yaterurira rimwe, ugenda wishyura gake. None se nimba bikora gutyo muri banki, kuki umuntu ku giti kiwe utabikora gutyo ukagenda umwishyura gake kugeza ideni mufitiye rishize? Kandi ubundi bushuti buzakomeza, n'icyizere kikomeze kibe kikuriho, akomeza kugirira icyizere. Urumva nimba yari yaguhaye miliyoni 10 ukazishyura zigashiramo, ubutaha azaguha 20 ukemura ibibazo byawe. Nshuti bakunze ba Focus Studio TV rero, badukurikiye mu kiganiro cyangwa se bazagikurikira ubutaha, murabona ko hano turi online mu kiganiro, urumva rero hano bazagikurikira ejo cyangwa ejo bundi. So rero please turabinginze, ishyura nkuko wishyura banki. Wa mugani banki ko wishyura make, wowe wagiye ufata makeya ukishyura wa muntu wakugurije miliyoni 10. Miliyoni 10 n'ugiye twafatiyeho, wenda hari wakugurije wenda 5 cyangwa 2 cyangwa 200,000 cyangwa 10,000 cyangwa 20. So buri mwese afite uburyo yagiye yakama umwenda, ariko se wa mugani ko banki nayo itagutegeka ngo uzana amafaranga yose yazanire rimwe ukagenda wishyura make. Kuki wa mugani tumaze kubona neza ko wa mugani bwa mbere icyambere banza ugende umwegere, icya kabiri umubwire ubushobozi ufite nubwo wabona, icya gatatu ujye umwishyura gake. Ndumva wa mugani umwenda uzageraho ukarangira kandi n'ubushuti bugakomeza. Reka umusaza rero tumushimire ko yitabiriye ikiganiro, butumire akitabira ubutumire twamuhaye kuri Focus Studio TV. Reka tugushimire. Murakoze cyane abari badukurikiye kuri Focus Studio TV, turabashimiye cyane nanabasezera rwose, mbashimira ko mukomeje gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Murakoze. Ariko nimba inama wari ufite wabagira wenda dusoza, nta kibazo nabwo, ntago tugupfukiranye. Hari ikindi gitekerezo wari ufite, ba bantu byari bigoye wabunganira hanyuma tukabasezera. Inama yo bayumvise, ingero twatanze ni nyinshi, ariko nabaha n'urundi. Reba zino telefone za make, hari ayibanze utanga uwo mwanya ugiye kuyaka, andi ugenda uyabaha gake buri kwezi uko wahembwe. Murabivuga nuko uzajya uyaba n'amafaranga y'umuntu rero, cyangwa banki nayo mubikenze gutyo. Reka tugushimire rero. Murakoze cyane. Nshuti bakunzi ba Focus Studio TV rero, ibi ni ibiganiro tubagezaho kandi bikabafasha kwikura mu mwenda. Ibi ni ibiganiro byagufasha kwikura mu mwenda, wowe wabaswe n'umwenda, wowe wabaswe n'amadeni, wabaye kanyamadeni mbese wewe usigaye witwa kanyamadeni kandi kuko nibyo. Rero turagusabye
kurikira bino biganiro ubwo ije nuko bikeye tugushyiraho ibiganiro ubikurikire kandi wongeye wandika muri comment uvuga uti rwose ikiganiro naragishimye nakuyemo inama kandi unatubwira uti koko nari mfite umwenda ariko bitewe n'ikiganiro rwose nagiteze amatwi kiramfasha umwenda warakemutse byarakemutse rwose byandika muri comment tubibone twumve ko turi kumwe namwe twumve ko ari ibyacu twumve ko ari ibyanyu murakoze cyane rero naho ubutaha murakoze cyane